Ihame ry'umunsi, Zaburi ya 23. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Haleluya. Umva nkubwire mwene data, uyu munsi wa none nusobanukirwa ko Uwiteka ariwe mwungeri wawe, ukajya usenga muri iryo sengesho, imbaraga zose z'ubukene zigutera ubwoba zikwereka ngo uzapfa ntacyo ugezeho, zose zirahunga mu izina rya Yesu. Usenga uvuge ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Iryo ubwaryo ni ihame, ngo anegurira ameza mu maso y'abanzi banjye. Uyu mwaka utari warangira, Imana itegura ameza mu maso y'abanzi bawe. Uyu mwaka utari warangira, Imana igutegurira ameza ngo nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nyiriho. Amen. Ndagira ngo ugirane n'Imana isezerano, ubwira Imana ko uzaba mu nzu yayo iteka ryose. Kuba mu nzu y'Imana, Bibiliya ivuga si ukuba mu rusengero, si ukuba muri izi nyubako zubatswe n'abana b'abantu, ahubwo Abakorino ba mbere 3:16 aravuga ngo mbese nimuzi ko imibiri yanyu ari isengero. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba muri urwo rusengero, uryamye uba urufite, uri mu kazi uba ugendana n'urwo rusengero, aho uri hose uba ubana n'uru rusengero, habe harimo kuramya, haba harimo kuririmba. Avuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Wongere uvuge ngo aneguriye ameza mu maso y'abanzi banjye. Wongere uvuge ngo kandi nzaba mu nzu y'Imana mu minsi yanjye yose nyiriho. Gira n'Imana n'icyo gihango, gukomera kw'Imana ni gukomeze kubane nawe. Komeza wibuke uriwe, biri mu bigize amahame. Shalom.